Haleluya. Bene data bakundwa, abagize Epr Kanombe, inshuti zayo, uyu mwanya turashimira Imana ko duhaye amahirwe akomeye yo kuba muri iri teraniro ku itariki ya 8 Kanama mwaka wa 2021. Muri iri teraniro ry'umugisha Imana yaduhaye, turaza kugira umwanya wo kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ndetse tuze no kumva ijambo ry'Imana tugezwaho n'umushumba wa paruwase Pastor Angelique Mukankumburwa. Muri iri teraniro kandi Nsengiyumva Daniel, umukuru w'itorero muri paruwase, araza kuriyobora dufatanyije kiwe Pastor Christophe. Mwebwe mwese rero mwiyumve mwikaze, kandi Imana ibaha umugisha kubwo gukurikirana iri teraniro, yaba abarikurikiye uyu munsi n'abazarikurikira ikindi gihe, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Mwese tubifurije umugisha w'Imana. Nagira ngo dutangire iri teraniro turirimbira hamwe indirimbo y'109 mu gushimisha Imana. Bakundwa, nimucyo twakire indamutso y'umwami. Mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, no ku Mwuka Wera. Amen. Imana ibaha umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gusengera iteraniro ry'uyu munsi. Reka duce bugufi imbere y'Imana dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, wera wa Isiraheli, tunejejwe no kuba imbere yawe muri iki gitondo cyiza cy'umugisha waduhaye. Tunejejwe no kuba mu iteraniro ryawe. Tunejejwe no kongera kukubwira Papa yuko twahageze, twaje imbere yawe, uhabwa icyubahiro. Tunejejwe no gukomeza kukubwira Mwami Yesu Kristo, nguze ubane natwe muri iri teraniro, ahabera bawe bagiye kuribonekamo, ari abari hano hafi ndetse n'abari kure. Turagusabye ngo Mwuka wawe wera agende muri bo, kandi abuzuze imbaraga. Data mwiza, n'abagiye gukomeza kuba muri uyu mwanya mwiza wo kubana nawe, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Umushumba uza kuvuga ubutumwa turamusengeye, ndetse n'abandi bose baza kuba muri iyi gahunda turabasengeye, kugira ngo iri teraniro ritubere iteraniro ry'umugisha, riguhesha icyubahiro, kandi ubwiza bwawe Mwami Imana bugaragaremo. Data mwiza, Mana ikomeye, gendana natwe. Byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dukomeze twambaza Imana dusoma Zaburi 123. Wowe wicara mu ijuru, kuri wowe niho nuburira amaso. Dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja,
nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabarira. Uwiteka utubabarire, utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro, imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone. Amen. Ukumva itegeko ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 21 tugeze kuri 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 21 tugeze kwa 26. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Wikiranure vuba no kurega mukiri mu nzira, ukurega yo kugushyikiriza umucamanza. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Nyagasani Imana uduha imbaraga z'umwuka wera,
kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bene data bakundwa, ubwo tumaze kumvira hamwe itegeko ry'Imana, tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga Imana tuyisaba imbabazi, aho tutashyize mu ngiro ikiri itegeko ryayo rimaze kutubwira. Tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga Imana twihana ibyaha, nagira ngo dusenge Imana. Uhoraho Mwami Imana yacu, abana bawe turagushimye, tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe. Mu ijambo ryawe niho tubonera amateka n'amategeko yawe, kandi amategeko yawe igihe cyose udusaba kuyumvira. Uyu mwanya tumaze kumva itegeko ryawe, dusanze tutarashyize mu ngiro icyo ridusaba. Twagiye kure yawe Mana, ntabwo twabanye neza n'abandi, ntabwo twateye intambwe yo gusaba imbabazi abo twahemukiye mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu uyu mwanya ducishijwe bugufi imbere yawe no kugusaba imbabazi. Tubabarire aho twagiye kure yawe hose Mana, uburyo bwose twakubabajemo utubabarire. Duciye bugufi twizeye imbabazi zawe, kuko niwe wavuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngo iyo twiyemeje kubizinukwa ngo nawe uratweza tugahinduka nk'intama zera. Turakwinginze Mwami Imana yacu, utubabarire aho twagukiraniweho hose, aho twavuze nabi, aho twakoze nabi, aho twatekereje nabi. Uduhe imbabazi Mana, uhe imbabazi abagabo, uhe imbabazi abagore, uhe imbabazi abahungu n'abakobwa, uhe imbabazi abana bacu, uhe imbabazi abakecuru n'abasaza. Buri wese Mana uko agusabye imbabazi aciye bugufi umubabarire, kandi twizeye imbabazi zawe, kuko uri Imana ifite urukundo ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze twizeye, amen. Yeza nk'urubura, yeza nk'urubura, yogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Jye nawe Umwami Yesu aratubwira ati, mwana wanjye humura, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye singuciraho iteka. Genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ndashima umusaraba, ndashima yampa nziza, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yampa nziza, ndashima
tugeze mu mwanya mwiza wo kusengera kumva ubutumwa bwiza. Reka duce bugufi imbere y'Imana dusengere uwo mwanya. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushima, twongeye kuba imbere yawe, twongeye Mwami Yesu Kristo kukwereka uyu mwanya tugiye kwinjiramo wo kumva ubutumwa bwiza. Tukweretse Mwami Yesu Kristo ubwoko bwawe wararikiye kumva iri jambo ry'uyu munsi watugeneye, kugira ngo imitima yabo yitegure kumva ijambo ryawe Mwami. Dusengeye umuvugabutumwa waduhaye muri uyu mwanya, kugira ngo wongere Mwami Yesu Kristo umusukeho imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo ijambo agiye kuvuga arivuge abwirijwe nawe, abwirijwe na mwuka wera, kugira ngo rigire umumaro wo gutanga icyerekezo gishya ku bwoko bwawe. Data mwiza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 19 tugeze 26. Nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Foinike n'i Kupuro no muri Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo ry'Imana keretse abayuda bonyine. Ariko bamwe muri bo b'i Kupuro n'ab'i Kurene bageze muri Antiyokiya, bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati, mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongerwa umwami Yesu. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Amubonye amujyana muri Antiyokiya. Bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo. Bakristo bene data, mwakira ijambo ry'Imana. Bene data bavandimwe, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire amahoro y'Imana. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko impaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ashyize ku mutima wanjye, kandi nshimiye Imana ko twebwe twese iduhaye aya mahirwe yo kuba muri iri teraniro ryera, nk'uko pasiteri wakoze introduction yabigarutseho. Nshimira mwene data umaze kudusomera ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 akageza ku murongo waho wa 26. Ni muri ayo magambo tugiye kuganira nk'uko bamaze kujya dusomera. Mbahaye rero ikaze mwese kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Munyemerere dufata akanya gato dusenga Imana. Mana, turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana inyuranye ibihe kandi bigashoboka, uri Imana itegekesha ijambo ryayo mwami Yesu, ibintu byose bikakumvira. Turagushimye, turakurarika kubana natwe muri uyu mwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe, kugira ngo mwami Imana yacu twebwe twese duteranye muri iri teraniro mwami dufashwe n'iri jambo kandi ritwubake mu buryo bwose. Gira neza mwami Yesu Kristo, giye ugiye kukubera igikoresho, ukorere muri givugane n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.
Haleluya. Bene data, ijambo bamaze kudusomera twumvisemo inkuru y'ivugabutumwa ryakozwe n'abigishwa ba Yesu mu gihe cy'akarengane. Igihe abigishwa bari bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera mu gihe cya Pentekote, batangiye kubwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino mu mahanga, bagenda babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukura abantu mu byaha bukabageza ku bugingo buhoraho. Bagombaga kandi gusohoza iyi misiyo cyangwa se inshingano bari bahawe n'umwami wacu Yesu mu gihe yari agiye gusubira mu ijuru, nk'uko tubisanga muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, ababwira ngo muzahabwa imbaraga zo kumpamya hose i Yerusalemu, i Yudaya no ku mpera y'isi. Nyuma y'uko umwuka wera amaze kubamanukira rero, batangiye uwo murimo w'ivugabutumwa, batangiye kwinjira muri iyo nshingano mu bice bitandukanye bya Isiraheli, ndetse bageza ku mpera y'isi, kuko n'imisiyo bari bahawe nk'uko nari maze kubivuga. Maze gusoma aya magambo bamaze kudusomera, natekereje ku ntego dukwiye kuganira muri iki gihe turimo, igihe abantu duhangayikishijwe n'iki cyorezo cya COVID-19 mu bihugu byose bitandukanye bigize isi, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, kuko aricyo dutuyemo cyane cyane umunsi ku munsi. Ndavuga ngo ese umukristo muri iki gihe abayeho ate cyangwa akwiye gukora iki? Numva ko dukwiye kuganira ku ntego igira iti nta kiruhuko ku mukristo, no mu karengane ubutumwa bugomba gukomeza gutambuka. Kandi nk'uko twabibonye mu karengane katewe n'urupfu rwa Stefano, mu karengane katumye Stefano abura ubuzima, ivugabutumwa ryarakozwe, itorero rya Kristo riravuka kandi riraguka. Imana ishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo mbibutse ko uyu murimo ababigishwa bakoze ba Yesu utigeze uborohera na gato, kuko bahuriyemo n'ibibazo bitandukanye. Baratotejwe, batewe amabuye, baratutswe, barishwe, barafunzwe, ndetse baranasebyugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Ariko nubwo byagenze gutyo, ntabwo bahagaritse inshingano bari bahawe. Nubwo bakoraga umurimo w'ivugabutumwa mu isi iteye gutyo, mu bihe bikakaye, nubwo babonaga ko bigoye, ariko ntibigeze badohoka ku nshingano bari bahawe, ntibigeze bacika intege, ahubwo bifashishije imbaraga z'umwuka wera ndetse no kwizera kwabo bakora ivugabutumwa. Ivugabutumwa rirakomeza no muri icyo gihe cy'akarengane. Ibihe natwe turimo muri iyi minsi ya none, ni igihe cy'ibigeragezo, ni igihe tubona ko hari ibintu byinshi byagiye bibangamirwa n'ibi bihe turimo by'icyorezo cya coronavirus, twafata nk'akarengane. Ariko ntabwo dukwiye gukandamizwa n'ako karengane ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo, ijambo ry'Imana twumvise, ngo turitakaze. Igice twasomye gitangira kitubwira ngo nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano, ngo baragenda bagera hirya no hino, bagira i Foyinike, bagera i Kupuro no muri Antiyokiya, hose bagenda bavuga ubutumwa bwiza. Umurongo wa 19 aravuga ngo bagera aho ngaho, bagera i Foyinike, Kupuro no muri Antiyokiya, ariko nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Bari mu gihe cyo kuvuga ubutumwa, bakabuvuga mu gice aho abayuda bari, ariko bataragera ku rwego rwo kuba bajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Hanyuma rero habayeho aka karengane, baratatana bajya hirya no hino. Bamaze kugerayo ntibaceceka, ahubwo bakora umurimo mwiza w'ivugabutumwa. Imana ishimwe cyane. Iki gice kitubwira ko mu gutatana kw'aba bantu, iyo unarebye neza, usanga ari abizera, ari abantu bari bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kubera inyigisho bari bakuye kuri ba bigishwa ba mbere ba Yesu ko bari 12. Bamara kumwakira nabo batatanye rero, batatana barakiriye Yesu. Bagezeyo ntibaceceka, barahunga, ariko ntabwo bataye iby'agaciro bikomeye, ntabwo babitaye Yerusalemu ngo babite i Yudaya, babite n'i Samariya, ahubwo bageze aho ngaho muri ibyo bice bitandukanye bya Antiyokiya, bakorayo umurimo w'Imana, batangira kuvuga ubutumwa. Ntabwo bigeze bahata ijambo ry'Imana i Yerusalemu ngo binjire mu cyiciro cyo guhunga, bumve ko bataye ijambo ry'Imana, batakaje kwizera, batakaje guhamya Yesu Kristo. Oya, ahubwo baragiye, iyo misiyo barayikomeza, ntibayitakaza. Bavandimwe, ibi bihe turimo, misiyo Imana yaduhaye, ibi bihe turimo bisa nk'ibikakaye, ntabwo dukwiye kureka inshingano twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo yo kuvuga ubutumwa. Kandi aba bene data bakoze umurimo ukomeye wo kuvuga ijambo ry'Imana,
baragenda bararisakaza hose, no mu banyamahanga no mu bagira iki basengaga ibigirwamana batari bazi Imana barabigisha. Buriya akenshi mu ntambara, mu bibazo, iyo abantu bahunze, iyo abantu bafite ibintu bibahangayikishije, iyo abantu bimuwe bakava iwabo bakajya ahandi bakagenda kubera ko bahunze, hari ibintu byinshi batakaza ibikoresho, batakaza amazu yabo, batakaza ababyeyi n'inshuti, umuco uratakara, bagafata umuco w'ahandi bagiye. Ariko ntangazwa n'abano bantu bo bakomeje uyu muco w'ijambo ry'Imana, bakomeza uku kwizera, ntibaguta, ahubwo barakujyana kandi kubafasha mu gukora umurimo w'Imana. Ntago bigeze bagenda ngo bagere muri Antiyokiya ngo bafate imico yo muri Antiyokiya ngo basenge ibigirwamana ngo bakore ibyaha bitandukanye. Oya, ahubwo bazirikanye ya nshingano mu bintu bahunganye by'agaciro bikomeye, bahunganye ukwizera muri Yesu Kristo. Alleluya. Ibi bihe turimo, abantu bari mu miryango hirya no hino, abantu bateranira iwabo mu miryango, abantu batari guhurira mu rusengero, ntabwo bivuze yuko umukristo akwiriye gutakaza ukwizera, ntabwo bivuze ko umuririmbyi akwiriye gutakaza ukwizera, ntabwo bivuze ko uwo ari we wese akwiriye gutakaza ukwizera yakiriye muri Yesu Kristo. Oya, ahubwo ni igihe cyiza cyo kugira ngo duvuge ubutumwa aho turi. Navuga ngo ni igihe abantu bagize cyo kongera kwicarana n'imiryango, tukongera tukaganira nabo ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ukwizera muri Yesu Kristo gushingiye muri korari umuntu aririmbamo, gushingiye mu itorero runaka asengeramo, ahubwo ukwizera gushingiye muri Yesu Kristo ni uko ibihe byose kandi tukakubamo duhimbaza Imana, dukora umurimo mwiza. Ariko ababigishwa mu guhunga kwabo, ukwizera kwabo baragukomeje, ijambo ry'Imana bararigumana, babwiriza ubutumwa, ntibageze babitakaza kubwiriza ubutumwa, ahubwo bakwinjiranye no mu bapagani babagira iki, batangira kuvuga ijambo ry'Imana. Ikintu gitangaje ni uko aba bantu binjiranye ubu butumwa muri Antiyokiya, iyo urebye usanga ari abakristo nk'uko nabivuze, ari abantu batari bazwi mu itorero rya mbere ngo bavuge ngo ni abigishwa, ni abakuru b'itorero, ni abadiyakoni. Oya, ahubwo ni abantu bose bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bumva bagize amahirwe, bamaranira kugendana ako gakiza, hanyuma ngo bagezeyo batangira kuvuga ubutumwa. Igitangaje, bageze muri Antiyokiya bavuze ubutumwa, abantu barihana, abantu bakira Yesu Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Nashimye cyane umurongo wa 21 uvuga ngo ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami Yesu. Alleluya. Ukuboko kw'Imana kuri kumwe n'umuntu wese uri mu nshingano ya Yesu. Ukuboko kw'Imana ishobora byose bavandimwe kuri kumwe n'umuntu wese ukomeje kuvuga ubutumwa. Ukuboko kw'Imana kuba kumwe n'umuntu wese ufite kwizera muri Yesu Kristo, kuba kumwe n'umuntu wese ufite gukiranuka mu buzima bwe bwa buri munsi. Baravuga ngo ukuboko kw'Imana kuba kuri bo, nubwo batari abashumba, nubwo batari abakuru b'itorero, nubwo batari abadiyakoni, ariko ukuboko kw'Imana kuba muri bo, maze bavuga ubutumwa, itorero rya Kristo riraguka, abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mu gihe gikomeye bavandimwe, ntabwo dukwiye gutakaza inshingano yo kuvuga ubutumwa. Umukristo nyawe akwiriye kumva ko igihe cyose ari mu nshingano yo gukura abantu mu byaha, yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hari igihe abantu binjira mu gihe gikomeye gukora umurimo w'Imana, ugasanga byahariwe abantu bamwe, birareba abashumba, birareba abakuru b'itorero, birareba abadiyakoni, birareba abevangeliste. Ariko bavandimwe, twebwe twese biratureba dushingiye kuri iri jambo ry'Imana twamaze gusoma, kuko twese dukwiriye gufatanyiriza hamwe tukagura ubwami bw'Imana hirya no hino. Aba bigishwa ba Yesu, ubundi nyuma ya Pentekote ivugabutumwa ryabo ryibanze ku bayuda bagenzi babo, bari barabuze, basa nkaho bari barabuze uko binjira mu banyamahanga basenga ibigirwamana, bari bafite imico n'imigenzo ihakana Imana, bisa nkaho bari barabuze aho binjira ngo bababwire ubutumwa bwiza. Hanyuma rero ngo kurengana kwa Sitefano byabakinguriye umuryango wo kwinjira mu bugiriki, batangira kuvuga ubutumwa bwiza, kandi abantu benshi bakira Yesu Kristo, binjira mu banyamahanga bababwira ubutumwa bwiza, batari bazi Imana, ahubwo batangira gusenga Imana. Abasengaga ibigirwamana barabireka. Bene data, hari igihe ibigeragezo bitugeraho kugira ngo bidukingurire umuryango, kugira ngo biduhe inzira
yo kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo biduhe umwanya wo kwegera abo tutari kwegera, bitewe n'akazi ukora, bitewe n'imiterere y'akazi kawe. Hari n'igihe ugera mu rugo ugasanga abo mu bana bamaze kuryama, ntubone umwanya wo kubigisha ijambo ry'Imana, ntubone umwanya wo guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwaho. Ariko iki ni igihe bene data, nubwo turi mu rugo, mu miryango iwacu, ni igihe nanone Imana yadukinguriye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza mu bo tubana, abo twari twarabuze uko tugeraho bitewe na za mpamvu nagiye ntanga. Ikibazo abakristo ni uko ibigerageza kenshi bije tubifata nk'ibibazo, tubifata nk'ibintu bibi gusa, ntitubone ko harimo n'umwanya Imana yadukinguriye ngo dutambutse ubutumwa bwiza. Ariko kubizera nibwo buryo Imana ikoresha kugira ngo tuyihamye ndetse tugaragaze ko turi abakristo b'ingirakamaro. Covid ni ikigeragezo ku bakristo. Coronavirus yafunze ibintu byinshi, kandi bavandimwe, nubwo bimeze gutyo, yadukinguriye imiryango yo kongera kwinjira mu mitima yacu ngo turebe uko duhagaze, ngo turebe uko dukora, twitekerezeho, duhinduke. Kandi yaduhaye n'umwanya uhagije, nakunze kubivuga, wo kongera guhura n'abagize umuryango. Yaduhaye umwanya wo gutekereza ku murimo w'Imana no gukora kwayo. Yaduhaye kandi umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza kubo tubana. Yaduhaye kandi umwanya wo kongera gusoma ijambo ryayo umunsi ku munsi. Bavandimwe, kuba tutabasha guteranira hamwe, kuba tutabasha guhura ngo dukore za repetition mu kubaririmbyi, kuba tutabasha guhurira mu cyumba cy'amasengesho nk'uko twari tubimenyereye, ntibivuze ko itorero rya Kristo ari umwanya wo gusubira inyuma cyangwa ngo rigwingire. Ahubwo ni igihe cyo gukora ivugabutumwa duhereye ku miryango yacu, maze aho akarengane twatewe na Covid karangira, tukazahura itorero ry'Imana ryaragutse. Ntabwo ari umwanya wo guhagarika umurimo, ahubwo ni igihe cyiza cyo kuwukora duhereye ku miryango yacu, cyane cyane ko itorero ryubakiye ku miryango. Umurimo rero ababigishwa bakoze mu Bagiriki waragutse, abantu benshi barizera, abantu barihana, itorero rirakura, ndetse ubuhamya bwabo ngo buragenda buva muri Antiyokiya bugera i Yerusalemu, aho intumwa zari ziteraniye. Hanyuma ngo buhageze, ubuhamya bwiza, ubuhamya buvuga ko havutse itorero, ubuhamya buvuga ko hari abantu bakiriye Yesu Kristo aho muri Antiyokiya, aho basengaga ibigirwamana, aho mu banyamahanga, baranezerwa. Hanyuma ab'i Yerusalemu birabatangaza, maze ngo batangira kwibaza ukuntu abantu babwirije ubutumwa bari mu buhungiro, bakibaza ukuntu abantu babwirije umuntu wahereye kera kuva yavuka ahakana Imana, atayemera, akihana. Bumva ntibishoboka. Hanyuma ngo bamaze kumva batabyakiriye neza, bibaza niba koko abanyamahanga barakiriye agakiza. Barangije bafata umwanzuro, bohereza umugabo bita Barinaba kugira ngo ajye kureba iby'abo bantu bakiriye Yesu Kristo, ajye kureba koko niba ari ukuri, ajye kureba niba abo banyamahanga koko barakijijwe, ajye kureba niba barizeye. Ntabwo Barinaba yaragiye kubabwiriza gusa, ahubwo yaragiye nko gutestinga ngo arebe ko ibyo bavuga, ibyo bakora, ibyo batangarijwe yuko havutse abizera benshi, barebe ko ari ukuri. Ibyo gukizwa kw'abanyamahanga ko ari byo, abisuzume. Nasanga batarakijijwe by'ukuri, abigisha ijambo ry'Imana bageze ku gakiza. Barinaba yari umuyuda wakiriye agakiza, wavukaga i Kupuro muri Turikiya y'ubu cyangwa se y'iki gihe. Bibiliya itubwira neza ko mu gukizwa kwe yakoze imirimo ukomeye, bigera naho yaje kugurisha ngo isambu ye ayiha intumwa. Iyo turebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 4 umurongo wa 36, muri iki gice Bibiliya ivuga ko uyu Barinaba ari umuntu w'Imana. Aleluya! Umuntu w'Imana, umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire, mu byo kwizera. Ari umuntu wuzuye umwuka wera ndetse ufite kwizera, kandi kwizera kwe kutajegajega. Baramutoranya, basanga niwe ukwiye kujyayo, kubera ko afite kwizera kutajegajega. Mu kwizera Yesu Kristo, nagerayo ntibari bumumanipire, nagerayo ntago ari bugwi, ntago ari bwihakana Imana, bamwoherezayo. Ababizera bavugaga ubutumwa mu mujyi wa Antiyokiya. Uyu mujyi wari warangiritse, wari korabutedi, usenga ibigirwamana, wuzuye ubusambanyi. Umuntu rero wagombaga kuwinjiramo
umuntu wagombaga kugerayo yari umuntu ugomba kuba ameze nka Barinaba, ufite izi ndangagaciro, ufite uyu mwuka w'Imana muri we, wuzuye umwuka wera, ufite kwizera kandi kwizera kutajegajega. Bavandimwe, itorero ry'iki gihe, itorero rya Kristo muri iki gihe naryo riri hagati mu banyamahanga, riri mu batizera, riri mu basenga ibigirwamana, riri hagati mu basambanyi, riri hagati mu bajura, riri hagati mu babuze ibyiringiro, riri hagati mu bantu batizera Yesu Kristo, batanamwemera. Rikeneye rero abantu bahaguruka, bameze nka Barinaba, bafite umwuka w'Imana, bafite kwizera kutajegajega, wuzuye umwuka wera, maze bagatangira kubakoresha mu bababwiriza ijambo ry'Imana kandi bakabakuza. Imiryango yacu tubamo bavandimwe, turimo guteraniramo muri iki gihe, bamwe bayigize, bamwe bafite n'ubwoba, bamwe bafite ibibazo, ariko bavandimwe, iyi miryango yacu iradukeneye kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza, maze bakire Yesu Kristo, bagere ku kigero gikwiriye cyo kwizera nk'uko kwa Barinaba. Hari ikindi kintu gikomeye Barinaba yakoze mu gihe Sawuli yahindukaga agatangira kubwiriza ubutumwa. Abayuda benshi baramutinye, bashaka no kumwica, bakavuga yuko azabica. Baramutinye rero, abigishwa bamucikisha, bamujyana i Yerusalemu, ariko agezeyo abigishwa nabo baramutinya, bamwe banga kwemera ko yahindutse. Barinaba niwe wafashe iya mbere, atanga ubuhamya bwa Pawulo cyangwa se bwa Sawuli, hanyuma baramwakira, atangira kuvuga ubutumwa bwiza, akajya abwiriza Abayuda n'Abagiriki, ariko nabo bashaka kumwica, nuko Barinaba aza kumuhungisha, bamujyana i Tariso. Iyo dusomye mu gice cya 9 ku murongo wa 26 kugera kwa 30, bavuga izo nkuru neza. Barinaba ageze muri Antiyokiya ngo yasanze itorero ryaho rikomeye, rifite ukwizera gutangaje, rifite gukomera mu kwizera, kwizera kwabo kutajegajega, maze ngo abona ubuntu bw'Imana, aranezerwa. Aleluya. Barinaba ngo abona ubuntu bw'Imana, aranezerwa. Wakibaza utese umwuka wera ngendereye cyangwa umuntu w'Imana ufite izi ndangagaciro nk'iza Barinaba angendereye, yabona ubuntu bw'Imana buri muri jewe? Ese yabubona? Ese yanezerwa? Ibyo rero, ibyo bamutumye kureba yasanze ari byo. Asanga n'itorero ari itorero rihuje ukwizera, asanga n'itorero rizima kandi rifite umwuka wera kandi rifite ukwizera. Buriya ikigira abantu kuba itorero ntabwo ari uguhura ku cyumweru gusa, ntabwo ari uko abantu bahuriye muri korali, ntabwo ari ukubatizwa cyangwa se indi mihango, oya, ahubwo hiyongeraho kuba ari itorero rifite umwuka wera, rifite imbuto z'umwuka wera kandi zigaragara rwose. Urukundo, byuzuye kwihangana, byuzuye kugira neza, byuzuye gufashanya, byuzuye kwitanga n'ibindi bitandukanye. Itorero kandi rifite ukwizera, abantu bakomeye mu byo bizera, uzasanga abantu bumva ko kuza mu materaniro, kubatizwa no kwegera ifunguro ryera atari byo bibagira abakristu, ahubwo no hanze y'itorero, hanze y'iteraniro bakomeza kuba abakristu. Iyo umeze gutyo, udafite umwuka wera, udafite imbuto z'umwuka wera, utizera, wishingikirije ku bintu bifatika, wishingikirije ku mihango gusa, wishingikirije ko uri umunyedini, uri umuririmbyi, uri umukuru w'itorero n'ibindi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bikugira umukristo. Ahubwo kuba umukristo ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukava mu byaha, ukakira agakiza, ukizera Kristo, ukagira imbaraga z'umwuka wera kandi ukagira n'uruhare mu mirimo w'Imana mu itorero rya Kristo. Bavandimwe, Barinaba amaze kubona abo bantu bo muri Antiyokiya ko ari itorero rihamye, amaze kubona ko abanyamahanga bizeye, amaze kubona ko abasengaga ibigirwamana babihagaritse, aranezerwa. Nkunda ijambo yababwiye ku murongo wa 23, haravuga ngo asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mutima wanyu. Aleluya. Mugume mu mwami Yesu, arababwira ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Ni ubutumwa bw'abamaze kwizera bavandimwe, ni ubutumwa bw'abamaze kwihana, ni ubutumwa bw'abamaze kwakira Yesu Kristo. Arababwira ngo mugume mu mwami Yesu. Mwami Yesu mwaramwakiriye, mwamaze kwakira agakiza gatangwa nawe, ngaho ni mugume mu mwami Yesu kandi mwongeyeho kuba mumaramaje mu mitima yanyu. Bavandimwe, ubutumwa n'ubw'abakiriye Yesu, ntabwo ari ubw'abanyamahanga,
ntabwo ari ubw'abantu batarahinduka, ahubwo n'ubwo bamaze guhinduka. Bene data ukurikiye iri teraniro, we data wateranye natwe muri iri teraniro, niba waramaze kwakira Yesu Kristo, ibi bihe turimo, ibi bihe bihangayikishije isi, ibi bihe bihangayikishije abantu bose, ndagira ngo ntibigukure umutima, ahubwo ugume mu mwami Yesu umaramaje mu mutima wawe. Bavandimwe, hari korali yaririmbye ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Ubu butumwa iyi korali itambutsa muri iyi ndirimbo burareba umuntu wamaze kwinjira muri Kristo, umuntu wamaze kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Kandi baravuga ngo niba uri muri Yesu neza, bishatse kuvuga ngo hari n'abatarimo neza. Ubu butumwa burareba umuntu wamaze kuba arimo neza. Niba waramaze rero kwinjira muri Kristo, niba uteranye natwe kuri iki cyumweru waramaze kwinjira muri Yesu Kristo, umaramaze mu mutima wawe kandi ugumemo, Imana iri kumwe nawe. Bavandimwe, ukurikiye iri teraniro nawe ugasanga utarakizwa, ugasanga hari impamvu yo kuba utarimo neza, wemezanya n'umutima wawe, nawe ufata umwanya wihane. Barinaba iyo aza kugerayo agasanga batarihana, yari gukora ivugabutumwa akababwiriza kwihana, kuko yari kuba abonye ko ijambo ry'Imana ritahageze, akavuga ubutumwa. Ariko we ahageze ngo abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, ababwira amagambo yo kubakomeza. Bavandimwe, mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Natwe bene data, nubwo ibihe bisa bitya, ariko tugume mu mwami Yesu tumaramaje mu mitima yacu. Barinaba yarababwiye ko bagomba kuguma kuri Yesu, akabayobora, akabigisha, akabafasha mu bihe biruhije. Nk'uko umuririmbyi indirimbo twatangiye turirimba ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Uyu Barinaba n'abandi bigishwa bari barakiriye Yesu Kristo, babageze muri Antiyokiya, bari banyuzwe n'ubushuti bafitanye na Yesu, bari banyuzwe no kwitwa abakristo. Bagezeyo basanga ni indangagaciro ikomeye badakwiye gutakaza, nuko barayikomeza bavuga ubutumwa. Yesu rero iyo ari kumwe nawe arakuyobora. Yesu yari kumwe nawe arakwigisha. Yesu yari kumwe nawe aragufasha no mu bihe biruhije, mu karengane no mu ntambara zose, ntabwo umuvaho kuko uri kumwe na Yesu. Bene data, mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Ikibazo abakristo duhura nacyo uyu munsi nuko iyo twamaze kwizera Yesu Kristo, imigisha y'Imana ikatugeraho, duhita tumukuraho amaso. Aho kuguma muri Yesu, twibera mu butunzi yaduhaye, tukibera mu cyubahiro yaduhaye, tukibera ku ntebe yatwicajeho tukumva birahagije. Twagera mu bibazo tukamukuraho amaso, bitekerezo byacu bikibera mu gahinda no mu bibazo, tukamuvaho. Tukamera nka Petero. Igihe kimwe Yesu yabwiye abigishwa be ngo bambuke bajya mu nyanja, arasigara. Mu nkuru dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo mu gice cya 14, isomye umurongo wa 22 ukagera kwa 36, ni inkuru ivuga ukuntu Yesu yabwiye abigishwa be ngo bambuke bajye mu bwato. Hanyuma ngo bagiyemo umurabanguro uba mwinshi, barataka, babona Yesu aje agendesha ibirenge hejuru y'amazi. Hanyuma Yesu ngo agire ngo araje, ngo barikanga, ngo bagira ubwoba, bagira ngo ni umuzima. Ariko Yesu arababwira ngo nimuhumure. Aleluya. Yesu arababwira ngo nimuhumure. Igitangaje, Petero ngo amaze kubona ko Yesu agenda hejuru y'amazi, aravuga ngo noneho databuja, ntegeka nanjye nze, nanjye ngende hejuru y'inyanja. Yesu aramubwira ati genda. Hanyuma Petero ngo agende, umuraba ubaye mwinshi, atangira gutaka. Bavandimwe, iyo dukuye amaso ku Uwiteka turarohama. Iyo dukuye amaso ku mwami Imana wacu turarohama. Petero ngo aratangira arataka, nuko Yesu ngo amufata ukuboko. Bavandimwe, tugume mu mwami Yesu tumaramaje mu mitima, kandi dukora umurimo w'ivugabutumwa, ari kumwe natwe ngo adufate ukuboko. Ariko Barinaba arababwira ati mugume mu mwami Yesu Kristo kandi mumaramaje mu mitima yanyu. Mu buzima busanzwe bavandimwe, iyo utamaramaje mu kintu runaka uri gukora, iyo utamaramaje muri business uri gukora, iyo utamaramaje mu kazi kawe ukora ka buri munsi, nta gaciro kaba gafite. Biranoroha cyane kugira ngo ubireke ubivemo ukigira mu bindi. Barinaba rero we yabonye nawe ko bakwiriye kumaramaza kugira ngo babashe kuguma ku kwizera kwabo, kandi bamaramaje bagira ukwizera kutajegajega muri Kristo Yesu. Muri iki gihe abakristo babuze kuguma muri Yesu, babuze kumaramaza,
bananiwe guhanga amaso Yesu. Ibibazo, intambara, akarengane, guhomba bibakuye kuri Yesu, birabimuye, bibatuje ku musozi wo kutizera, kubera ko bamwakiriye ariko ntibamugumaho ngo bamaramaze. Abandi imigisha Imana yabahaye ibakuye kuri Yesu, abandi ubwoba bubakuye kuri Kristo, abandi ibi bihe birabimuye kubera ko bari abantu baza guterana gusa. Uyu munsi tukaba tutari guhurira mu rusengero nk'uko byari bisanzwe. Ibyo nabyo birabimuye mu gukora umurimo w'Imana. Bati dukora umurimo w'Imana iyo twateranye, iyo tutateranye ntidukora umurimo w'Imana. Abantu barimutse. Aho Imana yadushyize hatumye dukura amaso ku Mana, dutakaza ijambo ry'Imana. Intera Imana yatugejejeho itumye ijambo ry'Imana turireka, itumye tubura umwanya wo kubwiriza ubutumwa. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe Umwami Yesu aracyadushaka ko tuboneka mu nshingano ze. Ikidushoboza ni ukuguma muri we. Iyo itorero rifite abantu bagumye muri Yesu Kristo, bamaramaje, bahanze amaso Imana, iryo torero rikuza abakristo mu buryo bw'umwuka. Iryo torero rikuza abakristo bakiyongera. Ngo kubera ko ubutumwa bwa Barinaba yatanze, itorero ryarakomeje rirakura. Ku murongo wa 24 ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongerwa Umwami Yesu. Aleluya. Bene data, kubw'indangagaciro zawe, kubwo imyitwarire yawe iravuga ubutumwa abantu bakire Yesu Kristo. Ariko nanone imyitwarire yawe niba atari ingeso nziza nk'izi ziranga Barinaba, niba atari ukwizera gushikamye muri Kristo Yesu, niba atari umwuka wera, ntabwo abantu biyongera ku itorero ry'Imana. Barinaba rero kubera ko yari umuntu w'indakemwa, kubera ko yari umuntu wuzuye umwuka wera, ngo itorero ryarakuze. Itorero rigira bizera bariyongera. Iyo itorero abarigize batagumye muri Kristo Yesu ngo bamaramaze, icyo gihe iryo torero rigwiza abanyedini, ntago rigwiza abakristo. Ndetse iryo torero mu mibare ririyongera, ariko ijuru ryo ku Mana ho nta kiyongeraho, kuko abantu baba bari mu mihango y'idini gusa. Ukaba warireba ukagira ngo rifite abakristo, ariko nta barimo, nta mirimo y'umwuka wera uzaribonamo. Kubera ko abigishwa bo muri Antiyokiya bagumye mu Mwami Yesu, byatumye bahabwa irindi zina rishya rihuye n'imikorere yabo, rihuye na serivisi batanga, bitwa abakristo. Bene data, ndagira ngo mbibutse ko iri torero ryo muri Antiyokiya niryo rya mbere ryiswe, abizera baryo ba mbere nibo biswe abakristo, kubera ko banze kwivanga n'abanyamahanga, banze gusenga ibigirwamana, banze gusambana, banze kwiba, banze kugira nabi, banze gutoteza bagenzi babo, banze nabi no kugambanira abavuga ubutumwa, ahubwo bashyira imbere kubwiriza ubutumwa bwiza, bashyira imbere kwizera kandi kutajegajega, bashyira imbere kuzura imbaraga z'umwuka wera, babita abakristo, abafite imico n'imikorere isa nk'iya Yesu Kristo. Haleluya. Imibereho yabo yahuraga n'ubutumwa babwiriza, kandi inshingano yo kuvuga ubutumwa ni ya buri munsi, ni ya buri wese. Bavandimwe, duteranye muri iri teraniro, ndagira ngo mbabwire ngo imibereho yacu, imikorere yacu, imigenzereze yacu bikwiye kuba bigendera ku mikorere nk'iya Yesu Kristo. Iri zina abakristo benshi muri iki gihe bararishishuye, bararyiyitiriye, bararitwaye, bagashaka kuryitirirwa kandi bafite imico y'abanyamahanga, bagashaka kuryitwa kandi batari muri Kristo Yesu, bagashaka kuryitwa kandi ibyo bakora byose bihabanye n'ibyo Yesu Kristo yakoze. Abitwa abakristo uyu munsi wa none si abakristo bose, kuko hari abitwa abakristo bagakorera Satani, hari abitwa abakristo batuye ku musozi wo kutizera Yesu Kristo. Uyu munsi hari abakristo b'abanyamahanga batahindutse, hari abakristo bafite ibirango by'ibyangombwa bibemerera kubaho mu buzima bw'abanyamahanga, badafite ibirango bakura kuri Yesu Kristo. Bavandimwe, nsoza, ibihe turimo uko byaba bimeze kose, dukomeze kuguma muri Kristo Yesu tumaramaje, dukomeze kuba abakristo, kandi ibibazo turimo ntibitubuze rwose bavandimwe kuvuga ubutumwa, ntibitubuze guhamya ukwizera muri Yesu Kristo, ntibidukure kuri Kristo ngo bitwimure bidutuze ku musozi wo kutizera, ahubwo tugume muri Kristo tumaramaje, hanyuma twuzure umwuka wera no gukomeza kwizera kutajegajega,
kuko kumuhanga amaso no kumukorera nibyo bizatuma Imana ihabwa icyubahiro kandi tubisohokemo tunesheje. Amen. Dusenga Imana. Urakoze Mana nziza, ntawe uhwanye nawe, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri umurengezi wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye kubw'ijambo ryawe Mwami Imana yacu, reka uriherekesheje umwuka wera mu mutima wa buri wese uryumvise n'uzaryumva ikindi gihe. Data, rizagire icyo rimumarira, rimukure Mwami Yesu Kristo ku kigero kimwe, rimuzamure mu kigero cyo kwizera. Urakoze kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu, ubutumwa bwerekeze mu izina ryiza rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Pasiteri arakoze kubw'ijambo ryiza atugejejeho, kandi namwe bakristo mwumvishe ubutumwa. Imana ibagirire neza. Reka twakirize ubutumwa bwiza, indirimbo ya 286 uruhande rw'indirimbo zo gushimisha Imana. Biba mu gitondo imbuto zineza, jya biba ku manywa n'ikigoroba, indira ko zera base basarure, tuzatunimiba tunezerewe, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa. Ibizuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarura n'imirimo bishize, tuzatunimiba tunezerewe, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nitutunimiba, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa nitutunimiba, tuzanezerwa. Bakristo bene data, reka dufatanye twumve imyizerere y'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu, wasabwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanika ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bene data bakundwa, tugeze mu mwanya dusatira umusozo w'iri teraniro.
turashimira Imana cyane ko yatugiriye neza ikabana natwe muri ryo. Dufite amatangazo yo kubamenyesha, yo kubabwira ko mu gihe nk'iki ngiki isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, nk'abakristo dukwiye gushishikarira gushyira mu ngiro icyo amabwiriza leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ubwo rero aho turi mu miryango yacu dukomeze gufatanya n'inzego za leta mu kubahiriza aya mabwiriza, kandi Imana izatugirira neza idukize iki cyago. Ikindi ni uko nk'ubuyobozi bwa paruwasi dushimira mwebwe mwese abagize paruwasi ya Kanombe ndetse n'inshuti zayo. Turabashimira uburyo mukomeza gushyigikira umurimo w'Imana uri gukorwa muri ibi bihe. Imana ibaha umugisha kubw'umwanya wanyu mutanga musengera umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha kubw'umwanya wanyu mutanga ibitekerezo byatuma ivugabutumwa ryaguka, ndetse n'ubundi buryo bwose mushyigikira umurimo w'Imana. Imana ibibahera umugisha, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ivugabutumwa bwiza rirakomeje. Nubwo ibihe tugezemo twaba dutekereza ko umurimo wahagaze, ariko nk'uko umushumba yabitubwiye, nta na rimwe ubutumwa bwiza bugomba guhagarara, no mu gihe cy'akarengane bugomba gukomeza. Imana rero iha umugisha mwebwe mwese abakomeje gushyigikira umurimo w'Imana. Tugeze ku mwanya wo gusoza. Turashimira uwatuyoboye muri iri teraniro, umuvandimwe wacu Daniel Nsengiyumva. Turashimira umushumba Pasteur Angelique watugejejeho ubutumwa bwiza. Namwe mwakurikiye iri teraniro n'abazarikurikira, tubasabiye umugisha. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo turarike umushumba watugejejeho ubutumwa bwiza aze anatuyobore mu mwanya wo gusengera ibyifuzo no gusabira abandi, ndetse no mu mwanya mwiza wo kwisabira umugisha. Bakundwa, nagira ngo mbararike dufatanye gusenga Imana. Mana data wa twese, Imana ishobora byose, Imana y'imbabazi n'urukundo, yuzuye kugira neza kwinshi, Imana inyuranye ibihe, kandi Imana itegekesha ijambo ryayo byose bikayumvira. Turagushimiye Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro kuko niwe Imana yonyine twabonye. Ni wowe uri hejuru ya byose. Isi n'ibiyiriho byose byaremwe n'ijambo ryawe. Turagushimira ko Mwami utegekesha ijambo ryawe ibintu bikaba. Data, turakunezerewe kubwo iri teraniro ryiza waduhaye. Turagushimira ko waribanyemo natwe. Turagushimira gahunda zose zari riyigize Mwami, ko waribanyemo natwe kandi ukatugirira neza. Turagushimira buri umwe wese wakoresheje, izina ryawe nirihimbazwe. Mana nziza, Mana igira neza. Ijambo ryawe riratubwira ngo muze abarushye n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Kandi uravuga ngo tukikoreze amaganya yacu ko leta kuri twebwe. Mwami, tuje imbere y'ubwiza bwawe tukwereka isi mu izina ryawe Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu, kugira ngo yitabare. Isi niwe wayiremye, abantu bariho niwe wabaremye, ibiriho byose byaremwe nawe kubw'ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe riracyariho, ugutwi kwawe kuracyariho kumva uko dusaba, ukuboko kwawe kuracyahari. Mwami Yesu, ushoboye kurambura Mwami ukuboko kwawe, ibibujije umutekano abana bawe waremye mu ishusho yawe bigahagarara. Mwami, ushoboye kurambura ukuboko kwawe iyi korona igahagarara mu isi yose. Data, turakwinginga kugira ngo Mwami data wa twese mwiza, mu gihe gikwiriye uyihagarike kandi bimenyekane ko ari wowe ubikoze. Mana, turakwinginze Mwami, kugira ngo muri iki gihe tukiri guhangana nayo, data wa twese mwiza, ube mu ruhande rwacu, ube mu ruhande rw'abizera, ube mu ruhande rw'abatarakwizera, kugira ngo nabo bakubone umucyo wawe bavire. Mwami Imana yacu, dusengeye abamaze kwandura iki cyorezo, kugira ngo ubagirire neza, ugabanye umubare w'abicwa nacyo, ahubwo wongere uwabakira Mwami. Ubane nabo, imiti bafata uyikoreshe. Dusengeye Mwami Yesu ababuze ababo ku bwa korona ndetse n'izindi ndwara zitandukanye,
kugira ngo nyagasani ubasange ubahumurize ube mu ruhande rwabo. Dusengeye kandi mwami Imana yacu imiryango yashyizwe mu kato, abari mu miryango, abari kwa muganga, abo bose kugira ngo nyagasani ubahumurize kandi ubakize, ikiganza cyawe kibe kuri bo. Dusengeye Data Uwiteka Imana igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abayobozi b'igihugu cyacu. Turagushimira ko ari igihugu cyiza waduhaye kugituramo, kandi turagushimira amahoro wagihaye kugeza uyu munsi. Turakwinginze kugira ngo rero n'ubundi ukomeze kubana n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumanuka kugeza ku bayobozi b'inzego z'ibanze, ube mu ruhande rwabo. Umwuka wawe abagote uburinzi bwawe bagubeho, kandi ubuzuze ubwenge Kristo mu izina rya Yesu. Mu gihe nk'iki igihugu cyacu nacyo gihanganye n'iki cyorezo, turakwinginze kugira ngo ubahe imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka wera, kugira ngo mwami Imana yacu barusheho kureberera mwami Imana abatuye u Rwanda bose. Komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza. Dusengeye ababyeyi batwite kugira ngo mwami Yesu Kristo ugendane nabo muri urwo rugendo, kandi mu gihe gikwiriye mwami Yesu Kristo uzabahe abana, utanga abana bazima n'ababyeyi bazima. Twanze impfu z'ababyeyi bapfa babyara, twanze impfu z'abana bapfa bavuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka umucyo wawe ubavire rwose, reka ubwiza bwawe babonekeho. Dusengeye mwami Imana yacu abantu bose, abakuze, abakiri bato, abana bato cyane mwami, kugira ngo bose bakomeze kubona ineza yawe. Dusengeye abantu bose bakurikiranye iri teraniro mwami Imana yacu, abasaza n'abakecuru, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abana bato cyane bose, kugira ngo nyagasani ijambo ryawe ribe muri bo rigwiriye, kugira ngo barusheho kumaramaza muri iki gihe cya none. Urakoze Kristo mwiza, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko utureberera bukira bugacya. Niyo mpamvu tukurarikira no gukomeza kubana natwe mu miryango yacu, uduhumurize mu izina rya Yesu, dusure kandi mwami Imana Data wa twese mwiza, urengere mwami Yesu umuntu wese ugukeneye, ari abafite ibibazo bitandukanye by'imibereho, umanukire kubatabara kuko urabishoboye mwami. Ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu. Itorero ryawe komeza kurishyigikira, ube mu ruhande rwaryo mu izina rya Yesu Kristo. Abaririmo bose barindwe nawe kandi bahumurizwe nawe mwami. Abashumba, abayobozi b'amatorero hirya no hino atandukanye, abavuga butumwa, abaririmbye, bakuru b'itorero, abadiyakona, abakristo bose muri rusange, reka mwami Imana yacu bakomezwe nawe muri iki gihe, kandi mwami umurimo wawe duhamagarira kuwukora mu bihe byose. Urakoze, duhe imbaraga kandi uduhe kumaramaza mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Bene data, twisabire umugisha w'Imana. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'umuntu uwo ari we wese, arinde imibiri yanyu, arinde imitima yanyu, kandi umugisha w'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ube kuri mwe n'abanyu bose, n'uburinzi bwayo bibahoreho uhereye none ukageza iteka ryose, amen. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.